mu kwitegura imihango yo kurahira k'umukuru w'igihugu tariki 11 z'ukwa munani 2024 umutekano wifashe neza. Muri rusange umutekano mu gihugu wifashe neza, ariko nkuko bisanzwe twitegura neza abashyitsi, twitegura neza ibirori. Siko bwa mbere twaba twakiriye ibirori bingana gutya biri kuri iki kigero, ariko by'umwihariko ntibitubuza kwitegura. Dufata umwanya tukitegura dufatanyije n'izindi nzego abategura bino birori, natwe nk'inzego z'umutekano tuburamo, kuko tugomba gutegura uburyo abantu bizihiza bino birori mu mahoro, mu mutuzo, nta muvundo. Muri rusange rero turiza abanyarwanda ko ibintu biteguye neza, kandi abantu bose batumiwe kujya kuri stade Amahoro bazagerayo nta nkomyi mu buryo buteguye neza. Mu muco wacu w'abanyarwanda burya dukunze cyane cyane gufasha abashyitsi bacu kugira ngo mu by'ukuri babashe tubakire neza. Mu rwego rwo kubakira birumvikana ko hari imihanda bazajya bakoresha cyane. Imihanda cyane cyane birumvikana abashyitsi benshi bashyikira ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali. Iyo nzira rero yo kuva ku kibuga cy'indege ugana mu mujyi rwagati ku mahoteli atandukanye, unyuze ku Giporoso, ukanyura ku Gisimenti cyangwa kwa Rando, ku Gishushu, ugaca kuri Kigali Convention Center, ukanyura kuri Sopetrade, Peyaje, kurinda ugera ku mahoteli nka Serena, Marriott n'izindi ziraho. Ni umuhanda uzakoreshwa cyane n'abashyitsi bakuru bazabasuye igihugu. Ariko birumvikana hari n'igice cya Kacyiru gitoya kituruka hariya aho bita ngo hari University of Kigali kuri La Rond-Point ugana Kacyiru kuri Ministeri, naho umuhanda ushobora kuba ukoreshwa n'abayobozi bakuru basuye igihugu cyacu baje kwifatanya n'abanyarwanda. Ubwo nanone mu gihe uturutse hariya kwa Rando cyangwa ku Gisimenti ugana kuri stade, na umuhanda nanone uzakoreshwa cyane n'abayobozi bakuru n'abashyitsi bazaba batumiwe muri ibyo birori. N'agace gato kava kuri Prince House uzamuka ukanyura imbere ya hari bank ya CSS ukinjira mu marembo ya stade, ko gace nako gashobora gukoreshwa n'abayobozi, abashyitsi bakuru, abayobozi baturutse ku kibuga cy'indege bakaza binjira muri stade batanyuza ahandi. Iyo mihanda muri make izagira ifungwa rya hato na hato bitewe n'igihe umushyitsi mukuru abonekeye ahagereye. Igihe cyose bazajya bamara gutambuka birashoboka ko n'abandi bajya barekurwa bagatambuka, ariko icyo tuvuga aha ngaha no kugira ngo abanyarwanda babe babyiteguye ko iyo mihanda ishobora kujya igira ifungwa rya hato na hato kugira ngo tubashe kwakira abashyitsi baje kwifatanya n'abanyarwanda. Abandi bazitabira bazayoborwa. Ubwo mucyo ntavuzeho ntarimvuzeho ngiye kuvuga nuko muri ayo masangano y'imihanda hose, aho hari amasangano y'umuhanda hazaba hari abapolisi bashinzwe umutekano mu muhanda bo kuyobora urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, ndetse n'abanyarwanda bazaba batumiwe baje muri stade inzira zabo zirazwi. Inzira zizakoreshwa nk'abaturutse mu burengerazuba, mu majyaruguru no mu majyepfo, baciye Nyabugogo bakaza bagaca ku Kinamba cya Kacyiru, bakanyura Texirwa, bakanyura Kabuga ka Nyarutarama, Kibagabaga, bagatunguka muri Kiye aho amamodoka azahagarara, ndetse bakayoborwa kuva aho ngaho bagera kuri stade. Bityo abazava mu burasirazuba bw'igihugu bazazamukana hariya Kigali Parents, banyure Kimironko bajye hahoze Kiye cyangwa hari Kiye Kigali Institute of Education, nyuma bakayoborwa uburyo bagera kuri stade. Aho hose hazaba hari abapolisi n'abashinzwe protocol bo kuyobora abantu. Ariko nanone hari abantu wenda batazitabira ibirori kuri stade, ariko bakeneye n'ubundi gukomeza n'ibikorwa byabo, basura abantu, bajya gusenga, bakora ibindi bikorwa. Birumvikana ko izo nzira mvuze mu gihe babona ko bashobora kuba bangamiwe n'izo gahunda zo ifunga ry'imihanda rya hato na hato, hari inzira bakoresha. Twagira inama nk'abantu bavuye mu gice cy'uburasirazuba bw'umujyi wa Kigali bakoresha
Kigali Parents bakazamuka Kimironko bakaba baca Kibagabaga, Itexirwa, Kinamba ya Kacyiru, bakazamuka Yamaha, Apakope, bagatunguka mu mujyi bagakora ibikorwa byabo no gutaha bakaba baca izo nzira. Kimwe nuko baca Kanombe, Busanza, Niboye, Kicukiro, mu Gatenga, bagaca Rwandex, bakaca Gikondo, bagatunguka za Nyamambo, bakaza bakagera mu mujyi. Izo ni izindi nzira zakoreshwa ku bantu bashaka kuza gukora ibikorwa byabo mu mujyi, wenda bifuza kugenda batabangamiwe n'ifungwa rya hato na hato ry'imihanda rizaba rihari bitewe n'uburyo tuzaba twakira abashyitsi batugana. Nk'uko bisanzwe turifuza ko bagaragaza kwakira neza abashyitsi, bakihangana, bakajya bihangana abashyitsi bagatambuka nk'uko basanzwe babikora, nk'uko tubibaziho, kugira ngo abashyitsi babashe kugera kuri Stade Amahoro, bagere aho bagenewe amacumbi yabo neza. Nicyo tubasaba, batwihanganire. Birumvikana ko baba bafite ibikorwa byabo bakora, cyangwa hari inzira bashaka gukoresha zindi zaba zihari, bahitemo gukoresha neza no guhitamo neza batabangamiwe. Ariko icyo tubasaba ni ukwakira neza abashyitsi nk'uko dusanzwe tubikora.